Ndi papa sava. Oya shashiri umva rero Amasaba yagiye. oya shiri ariko nawe ugiye nkigukumbuye kuri kwimana Kusuka kanyisa umumbura we. kumana mba numva twahorana mba numva twagumana Akakabyize tuzakagendera nk'imisi nk'itatu. itatu yose oya shashiri itatu ni kuri kwimana ni myinshi maze wowe hari n'igihe nyanguhamagara cya gitindi kidahari ngo uze tugire uko tubigenza ukanga kunyitaba shashiri birambabaza nyine urumva ari ukuntu nawe uri romantike numva nanjye no kugenda ndumva twakongera shawaretse tukongera oya wambabarira bakansanga hano ahubwo reka bayigende umva kandi mesi umva reka nziberetse gato beretse umva nutinde batansanga hano shashiri umva nkubwire Ndakwiye ndakwinginze shiri buretse ubu ugiye gutangira bya bintu byawe byo kwishinja icyaha kandi ntabwo mbikunda shiri kandi wakagombye kugushimira oya ibintu byo kwishinja icyaha ntabwo mbikunda wumvise shu akira aya mafaranga nituke nari mfite nutwo nakuye mu kimina sibyo ihangane ugende ufate ka taxi voiture shiri biriya bintu byo kugenda utega moto igenda iguce ku mugongo guce ku mugongo ukeneye ntabwo mbishaka ngaho utege taxi voiture sibyo shu kandi tuzongera sibyo Pasaba mfasha. dore siki Margarita ikise ntabwo ngufashe. Umfashe niba se? Umfashe niba umfashe ndoga. Mwabagabo ntabwo mundebera. Okay. Umvura injasa bucurya he. Ariko se urambuza kwinjira iwanjye kubera. Uri injasa he. Ariko se ngani ko mvuze. Ndabona utanga abagabo wishanukije uravuga ngo do se ubonye iki. Ariko se warise nkizanira turahure tukinywera inzoga n'urufungo. Agarara aho ngaho ndiko mvuze. Umva shu. Sheri? Ndebera turahura aho ngaho utuzanira. Ntabwo munyumvira sibyo mpamvu babwira iteka mukavuga ngo ngewe ngo Onde? Wabwira iteka. Wabwira se wabwira iki? Bazana n'utudutebe n'abagabo babiri. Numva namwe mwabagabo mbabwire. Niba rimwe byanyu muzana. Okay, zana ibi bintu ufite mu ntoki. Zana. Aha, do. Niba bishoje? Aya siyo? Aya ntabwo ariyo. Yewe we, nta nubwo ari rimwe. Do. Iki? Mwabibonye ubu ntibabirangije. Ubu ntibabishoje. Marigari. Baragutenabuye baragutunganyije. Batantunganya. Ha soni. Umva mbabwira ngo abagabo. Sheri, nzane utwo dutebe. Nagira mbabwira ngo niba rimwe byanyu muzanga muri kwende kunywa amayoga nawe ndeba gutyo. Kunywa amayoga n'amanyama. Mwicare mu ibyanyu ntihagire usakuriza mu rugo rwanjye ibyanjye n'umugabo wanjye tubiziranyeho. Urumva neza? Akira pfundura papa sava pfundura. Nyakabate yitwa dutebe. Mereza ratashu. Ese ufite ikibazo kiki? Asore. Batani bari ufungura sinariza. Ubo mwikoze muri aho ngaho ariko muri kandi nakazi mugira iwanyu mwabagabo. Urandeba se? Papa sava pfundura twimeye. Ariko ibyo mwamba bakanakubona. Waje aha ngaho. None cyari ngwino agenda hari hagira ukuvuga. Ngwino. Ariko nk'ubu mujye mundebera umuntu ukuntu umuntu azabaho kuri iyi si akabaho afite umugore umeze gutya. Ese ko ari uko bimeze nyine tuza tumubye tubonye. Umugore umeze gutya. Kuba kuri iyi si afite umugabo umeze gutya. Umva nk'abagabo ni mwiserve vuba ko ugenze ku ijambo mugire vuba edaje kanange nicati ngiro sheri ngwino ariko ufite bwo bake
uhagarikiwe n'ingwe kazi igira hirya egera mugenzi wawe icara hano sheri icara hano sheri ariko wowe ariko se vuranyica ariko se Margarita aravunyagamiye ko kabashoka urakajyana ariko se wanditse nguye kugira ute ariko se ukubita akabo karantu nyuma kaje hehe ariko se wanditse kunyegamira fana wamuwa murisho wawe shira hano asore mereza akansonga akira rukundo akira ufite ubwoba bw'iki birananiye da sitananira itananira bageze kagezemo ahubwo nibiraha biba bigeze reba ariko ukuntu ubufata n'ikintu ugiye kunywesha umaze gukora umutungo utari wawe urangije uratari ugiye kunywa ntago wigeze ugenda nibura ngo ukarabe ubwo ntasa n'ubufite jugunya hasi wihanagure jugunya aho wihanagure n'ibindi aho ngaho bafata ibyabo fata kamwe ubise wabiteruraga ari ibyawe wari umutungo wawe ra ese ko nzi uko ususumira shyira hano tuyimwe hanyuma duca amazina ariko ufite bwoba ki wowe abatari utazima suka kandi wuzuze wanyweye niwunga gese aho ngaho ciyazira tarukundo ariko ufite ikibazo ngende inywera ariko twese reka cyangwa amakuru ako ngende nawe niko ushaka hose byagenda imbere kumugega none reka tugashyira igihe hirya uri kumugega ariko agera papa sava ntabwo muzanye ariko se wakwegereye aha ngaha wowe urashaka iki wakwegereye aha papa sava ubu koko ni mu ndebere namwe ibyo umuntu aba avuga mukavuga ngo ndimbati ngo ngira amahane ngo nkungu Margarita nk'ibi bintu ubukoze ukabinkorera mu maso ukabikorera mu maso y'abagabo bizakugaruka uretse kwiyahuza amagambo mbanze kubwira mw'abagabo tumaze kubona icyo kunywa ntimwaje nafashwe nta naho mfite nabicikira kuko nafatiwe mu kibuga hagati ikizibiti kirahari noneho ndashaka kwanga hamwicara ukuri kukagaragara mugaca amazima uiki uriya amagambo iki ngaho tangira babwira akababaro kawe je nafashwe ndabyemera papa sava sinafashwe papa sava undebere nabi ibintu aba akoze akabikora mu maso yanjye akabikora ku karubanda na n'ubu akaba ari imbere yanjye mu maso yanjye avuga ngo sheri agasuzugura kose Margarita nkawe nk'umugore mu rugo koko se gemba numva atari byo pe suko yego rati papa sava nkanjye nk'umugore mu rugo papa sava babiziranyeho ariko tubiziranyeho he ciyazisho nwa ikibyimbe kimeneka ari kuvuga ciyazisho nase aha ngase wanje ntimubizi papa sava hari ikintu wamburanye ku buryo ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi icyo nakubonanye iki wowe ufite iki hari ikintu nakuburanye ariko koko maranye gatsari umusimbura nanjye uziko nta nkumi yigana ifite umuvugo ivuga ngo nzasabwa ngo nta kintu nakuburanye nta soni ubu se umuntu yabahaza akajya muri restaurant muntu w'umugabo barakubona umubyimba uraho ngaho igifu wagiteretse imbere bakagira ngo gembana n'umuntu gaho da ibi ni ibiki koko papa sava use narapfuye ni waje gutura n'udusanga aha ngaha n'uyu mugabo ntidufitanye imbyaro ntuzizi tinya umuntu w'umugabo utungayo gusa rimwe mu mezi 6 akabyara bikaba birarangiye akazongera rimwe mu mezi 6 yewe ndi umuntu nako genda igikoresho ntago ndi umuntu rimwe mu mezi 6 Margarita nawe wirengerayo n'amabanga icyuma kidakora kizana ingese ntubizi umugabo nagezeho ndamubwira yego rata nsayima amabanga y'urugo rata
uri yahuza amagambo ibyo ngibyo byari ngombwa kubivuga nijye wabitangiye aba ni abagabo bagenzi bawe urumva neza aho se wacecetse kandi Marigarita njye narakubwiye ni hari ibintu uzavuga rimwe ubone ndakujwibuye urumva nk'ubu ibyo byose urabivuga kubera ko ufatiwe mu cyaha fasha sheri fasha ngo hari ibintu nzavuga ngo wowe ukangira ute ngo ukanjwibura nta kintu mvuze ukanjwibura wowe ukanjwibura ndimba hari kera ibeshye Pasava sureba sareba iki uko nta kintu muvuga wenda ngo muba mwanangize ngayamaje ko ndimba kubita ndimba nta kintu nkoze ngewe ntabwo hari ikintu nkoze ngewe hari ikintu mvuze nta kintu mvuze se ndimba watuje tukabanza tukamwumva nawe ko tuza kuvuga umwanya nari mvuze nabi wavuze ko umugabo utumbye uri aho ngaho umaze iki Marigari nawe umugabo hagati y'abagabo umugore amugira atyo wenda mutubwire ikibazo mufite niba ari nuko kurwana tubakatire ringi mujwiburane utsinzwe nyine abatsinzwe ariko wikabya gutyo ambuze ko yanjwibura nahaguruka tujwiburane anjwibure simugango nankubita singa yamajiko ko atankubise ndimbati baragushinja gutungaho rimwe mu mezi atandatu kandi papa sava akagenda akajya mu ndaya mu bandi bagora agakwanya amakuru ndafite domina ntumuze niwamuhaye impano iruta umutungo wose dufite ugira ngo simbizi ariko yagira ngo kandagiye iwanjye mbese iwanjye ahora naniwe iwanjye ahora afite akazi kenshi iwanjye ahora afite ibitekerezo byinshi uri kumva neza yagera handi akirirwa reka yaciye ibiti n'amabuye none se papa sava jyawe ubwanjye nari mwicarije papa sava nk'umugabo tubana yabwiye ndimbati ibintu bimeze gutya kuri kunyicana ubugingo arambwira ngo ntacyo abashoboye ngo ahora naniwe ngo abafite akazi kenshi iwanjye nta bushake iwanjye ni umunaniro urumva ngo ningenda ngo nzirwarize ngo nanjye ngo shaka handi ariko wacecetse ibyo ngibyo wacecetse ibyo ngibyo ibyo ni ngombwa none se ubwo uvuze ngo iki ngo merci ningira n'inka nzayigura none se ubundi papa sava umuntu abyara gute ataryamye si byose ngaho bisobanura bavuze ko ari rimwe ugatungayo erega ibyo birashoboka ese ntubyumvise hanyuma se ni bukoko nyine nivyo wajya gutunga se ahadatungika wajya gutunga ahadatungika ubu se wafata ishati y'umwe papa sava ndakubwira nk'umugabo mukuru sayima ntugire ngo sindi kukwitaho nawe ndikubwira umugabo mukuru wafata ishati y'umweru ukayimesa ukayanika utarebye kwikora warangiza ngo urameshe niba agira atya ngo arabyaye urumva se ibyo bihuriye he akaba ari umuntu ushobora kwinjira mu nzu ngo ari gukoropa iby'amashati akagarukira ku muryango ntagere muri salo ntagere mu byumba iyo ni inzu ikoropye ariko nyine urumva icyo Marigarita avuga harimo ikibazo kinakomeye cyane ati atunga akuropye ku kizingiti ubwo ni bya bindi bya urumva ntabwo aba yasuye impande zose z'isi ngo bazate mu majyepfo mumeze mute hanyuma honoro komasa batrebye aneste keskriya anweste muraho murakoma noneho ngo ajye gutera penalty ariko yabanje gucenga akadiribura urumva na koroneri zabayo nakufura none agatera penalty yateguye nicyo uyabura arakoropa ku muryango gusa ibishingwe bigahama mu nzu umuntu wiyemeza umuhigo ntawuhigure ubundi ntibirutwa no kutawuhiga ubwo ni nka kwa kundi bajyaga batubwira ngo dufate amazi twoge ugajya ugafata utuzi ukihunga n'abagabo ngiye kwandarika umugabo mugenzi wanyu ngiye kumwandarika akabakora akajyana ose waretse kunyegamira baraka kabako inyuma yanjye ariko se uri mu biki uri mu biki uramushaka icyo uramubaza iki bakurenganya iki barakurenganya bakurenganiriza iki umusimbura muri iyi kipe wabibonye adasimbura none icyo kintu none se ahubwo mwakurikiranye neza mukareba ahantu ikibazo ntabwo bumva barenda bakurikiranye nyine ikibazo nge nacyumvise kuri uyu nguyu urananiwe kuri uyu nguyu ugize ute amezi 6 ukajya kwande kwa Domi wenyine se papa sava bishingiraho ubwo yarangiza ese ubwo ryaba yumva ntari umuntu zarubaga impande zarangije ahantu hose byarangije ahubwo digidigi ni Imana y'u Rwanda ni akandi none se papa sava
birashoboka ko umuntu bishobora kwanga iwe abandi bigakunda yakunda nyine iki ahubwo ni ukureba kabitera ahubwo icyo batatubwira twebwe ni kabitera aho ngaho ni kabitera aho ngaho nyine shingira aho ngaho nyine shingira aho ngaho kandi uri umuntu mukuru hari icyabitera hari ukuba nyine wenda bajya kubana abantu bakabavuga amagambo bose bakayamenya kandi ugasanga harimo ukuri noneho buri wese agataha urugo ariko ayo magambo agize ate ayazi hari no kuba umwe yafatiye undi mu cyuho akamufatiramo ariko akavuga ati ubukwe bwari bwegereje kama mbaya buba mushobora no kumara ukwezi amezi 2 ntawe uratinyuka kugira undi akabaho ukarenzaho hari no kuba muri mu gikorwa nyirizina ugatangira kuvuga uti ndumva ntaho uri mu biki kandi wenda umwanya uze hamwe undi ntiyahanyura tubwo uri mu biki ko bisaba gusekura ninde yakubwiye ko ari ukuvunga amasaka urumva noneho bikakujya mu bwonko ariko bishobora no guterwa n'imiterere ugasanga hari gutya kandi nyine yego rata urumva ukareba porutaye ubwo mukareba ya magambo ngo ngiye ngomeza ko nigiti gisa ko nta kibazo agize yari ubugwari bw'uyu mugabo yabari ubugwari ariko se ceceka cyangwa se hari n'ikindi kintu gikomeye kibibamo ugasanga muri uko guhura kwabo hari igihe kwaje kwa pura ku mivure hakurya ugasanga harasohokayo umwuka utari mwiza nibyo byose iki ibyo byose umwuka utari mwiza vuga hanyuma umwiburungushure n'uburebure byo bikagerwaho bite none sibyo navugaga wabanje tukajya kwivuza none ukajya kwivuza uwo muhumuro wowe wagiye ukajya kwitezaho umwiburungushure n'uburebure ibi byose se wabitangiye ngo dufate digidigi ngo tumufatishe si wa munsi byatangiye abitangiye ndabona imbago niyo ngiye imukwiriye none niba umwumbati warashimye umurima nyiri umurima ari wowe wawuteye none se noneho reka turekeye ibya digidigi ubwo n'iyindi kesi ijemo wowe n'uyu nguyu ku ikibazo mukizi ari uwo mwuka utari mwiza wenda ushobora gutuma atagira umwiburungushure na ntuza nta kuntu mwakwegera umuganga akabibafashamo nyine nagira abagiye kwivuza umuhumuro nabi ko ayirirwa ntera utwatsi wowe se wagiye kwivuza wowe wagiye umuhumuro wawe wowe wagiye ukajya gushaka umwiburungushure